atonda nanguya abachela kanga na mi pepe mape oh monene 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 na mi pepe mape nzambe monene atonda nanguya abachela kanga na mi pepe mape. Yeah, man, my people, go and shout up. Then I say, but it's from trench from the bottom breaking to the top. Chief in media, Lang, I'm the best. Others follow. Unaweza kuniita mwalimu kwenye Lang Media, karibu. Yes, reka rero ngushimire wowe udahwema gukurikira Lang Media ibiganiro byiza tukugezaho. Uyu munsi rero turi kumwe na Queen ndetse na Batista cyangwa se Batista Strings. Nago rero ndongera kubisubiramo, turi muri episode ya kabiri aho Queen mwaramusabye ibintu byinshi nawe akabahereza ibintu byinshi. Queen rero ongera usuhuze aba viewers. Hi viewers. Yes, hi viewers. Aba viewers washe kuba yabasuhuza. Ubwo rero ndagira ngo twanzike kandi twihute cyane bize dukubita aka EP2 ku ndirimbo bagusabye ndetse n'ibibazo bakubajije. Yego. Indirimbo zitari muri episode ya mbere kandi zikaba zitari muri episode ya gatatu ahubwo zikaba ziri muri episode ya kabiri. Square. Nibyo. Amaraso yaturutse mu rubavu rwiwe, ishavu yagize kubw'ibicumuro byanjye, nibyo byanzahuye binyomora inguma bimpa kwizera. Ndibuka nicira isazi mu maso, inzara inyota byarabaye akamenyero. Manu iramanuka irampazuko maze ndashisha ibitangaza wakoze ntibizibagirana mu mateka y'isi. Nari umuvumvyi w'amashimwe abandi uritamurura uzura n'ibyanjye. Ngaho mutima wanjye tobora wigira ipfunwe ryo kumuhamiriza, kuko nawe atajya atinda kukubabarira. Inshuro zose wicuza ibyaha, oh tobora tobora uvuga imirimo y'Imana ku buzima bwawe. Oh tobora tobora uvuge urukundo rwayo yagukunze kera. Oh tobora tobora uvuga imirimo y'Imana ubuzima bwawe. Oh tobora tobora uvuge urukundo rwayo yagukunze kera. Bila masharti ulinichagua, ulinipenda jinsi nilivyokuwa. Emmanuel, siwezi kuhisi kubarikiwa kwa neema ya utu uliomimina. Bila masharti ulinichagua, ulinipenda jinsi nilivyokuwa. Emmanuel, siwezi kuhisi kubarikiwa kwa neema ya Mungu tu uliomimina. Bila masharti ulinichagua, ulinipenda jinsi nilivyokuwa. Emmanuel, siwezi kuhisi kubarikiwa kwa neema ya Mungu tu uliomimina. Oh, 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 oh. Niligonga mula
ndumva ko aho ngaho bimaze kuza noneho muri episode ya kabiri kabisa utwinjijemo neza. Reka nsabe Batista abendebera bya bibazo kugira ngo duhite twihutira cyane ku bibazo n'ubundi bari kukubaza, sibyo Queen? Yego. Bari bageze ku kibazo cya kangahe kwiba kubaza? Ku kibazo cya 8. Ikibazo cyari cya 8. Yego. Ikibazo cya 8 rero ku bibazo aba viewers bakubaje dore buri no kwiramo ukuntu. Yego. Ikibazo cya 8 cyarabazaga ngo ninde waguteye inkunga bwa mbere? Ninde wanteye inkunga bwa mbere? Ni mama. Mu buhe buryo? Mama niwe yanteye inkunga. Inkunga ya mbere yari inkunga y'ibitekerezo. Inkunga y'ibitekerezo. Inkunga ya motivation. Inkunga ya motivation. No kunshyigikira. Numva ari umuterankunga wanjye wa mbere mfite. Yego. Ni umuterankunga wa mbere. Ikibazo rero cya 9. Ikibazo cya 9 nzira ndebe ikibazo cya 9 twihuse. No, ikibazo cya 9 umva kuntu kibaza. Yego. Ikibazo giti ni iyihe ndirimbo ya mbere waririmbye mu rusengero? Indirimbo abantu barabaza ariko utanze ajya mvuga n'amazina y'abantu bakubajije n'ibibazo pe. Indirimbo ya mbere naririmbye mu rusengero. Wenda kanze nibuke. Ni indirimbo n'ubundi nkunda. Indirimbo ivuga ngo Uruwera Mwami Imana ibyaremwe byose bigushime. Iyo niyo ndirimbo ya mbere naririmbye mu rusengero mu iteraniro. Yego. Noneho reka duhite twigira noneho ku kibazo cya kangahe ubwo cya 10. Yego. Ikibazo cya 10 ukuntu kitubaza. Yego. Ko telefone yanjye iri kugira utubazo two kwizimya ko ndaza kuyihindura muri iyi minsi. Ikibazo cya 10 cyabaza ngo urumva wiyumva ute iyo uri kuririmba imbere y'abantu? Iyo ndi kuririmba imbere y'abantu uko niyumva. Okay, cya mbere numva mfite ubwoba. Ariko bitari cyane. Byari imbere nibwo nagiraga ubwoba. Ariko ngo maze kubimenyera. Uzibye ko numva ari opportunité nini Imana yampaye nyine nkwiye kwishimira. Kuko nagara abantu bose bajya babishobora. Ngo nyine kuba njye mbigerageza ni opportunité idasanzwe. Yego. Ikibazo cya 11. Yego. Kirabaza ngo wamenye ute ko ufite impano yo kuririmba? Nyuma yuko nyine ngiye ndirimba abantu bakambwira ko wowe ndirimba neza. Noneho nyine abantu navuga ko bari nk'abaroromodo banjye. Bajyaga bamereza nk'ibintu byo gukora nkabikora ndetse nkabirenzaho utundi tuntu nkakora n'ibyo batambwiye. Bakambwira ati ufite impano yo kuririmba. Okay, nanjye ugahita ubimenya. bitamenya. Okay, ndavuga ati menya ari byo. Menya ari byo. Ikibazo cya 12. Yego. Kirabaza giti ni gute witoza kugira ngo urusheho gutera imbere? Ni gute nitoza kurusha ngo ndusheho gutera imbere? No gukora practice. Gukora practice. Yego, gukora practice no warm up. Gukora practice nyine zihagije. Igihe mbonye umwanya ndazikora. Igihe ubonye umwanya urazikora. Okay. Mwako nk'ubu ntabwo nari nzeruka nyine bitewe n'ibintu by'ishuri. Yego. Bo. Ikibazo cya 10 na kangahe ubwo? 12. Na gatatu. 13. Yego. Ni ibihe bibazo uhura nabyo mu kuririmba? Ibibazo murana nabyo mu kuririmba. Hari nk'igihe mbyuka nasaraye. Bitewe wenda nuko nari ndimo gukora practice nkaba naririnze range ziri hejuru. Gasanga wenda mbyutse nasaraye. None nyine n'ikibazo cy'amasinezite. Ugasanga nyine wenda naba ngiye nko kuririmba imbere y'imbogamizi.
ikindi kintu mpura nabyo mu bintu byo kuririmba wenda ndumva ari ibyo. Urumva ari ibyo ngibyo? Ndumva ari ibyo kabisa. Ikibazo cya 14. cya 14. Yego. Yes, ndumva birimo neza. Kirabaza giti Yego. ni gute ubasha guhuza ishuri no kuririmba? No ku ishuri ndabikora kugira ngo mbashe kubihuza. Ku ishuri naho ngerageza kubikora. Oya, buri kintu ariko n'umwanya wacyo. Ku ishuri mbikoraho gakeya igihe hari umwanya. Noneho mu buzima busanzwe sasa niyo nkunda kubikora cyane. Nyine ngerageza uburyo bwose ku buryo bitaza kubangamira n'imyigire yanjye. Ikibazo cya 15. Yego. Hari igihe wigeze gushidikanya ku mpano yawe? Cyane. Byagenze bijya bimbaho. Bati ibi bintu menya atari ibyanjye. Nk'urugero hari nk'igihe nje sinzi ukuntu maze kubibona ko nsigaye mbona uriya kuririmba biterwa n'uko umeze na situation urimo. Uri muri situation mbi ntabwo waririmba. Nk'iyo ufite agahinda ntabwo waririmba ngo bikunde. Waba urwaye umutwe ukurembeje ukambwe ngo ujye kuririmba. Hari nk'ukuntu wenda nabaga ndi muri mood mbi naririmba nkumva ntabwo buri kuvamo. Ndavuga ati yewe ibi ntabwo ari ibyanjye. Okay. Kanu no mute nkubaza cya 15. Na gatandatu. Oya, cya 15 ngiye kukubaza. 14 nicyo cyabazaga ngo ni gute uhuza ishuri no kuririmba? Wapi? Umaze kumbaza ngo hari igihe njya nshidikanya ku mpano yanjye. Hari igihe ushidikanya. Icyo ni cya 15 ngiye ku cya 16. Okay, ngiye ku cya 16. Erega ni byinshi. Niyo mpamvu ntabwo nabyanditse imibare ngiye nabyanditse gutyo gusa ariko kugira ngo tujye ku cya 16. Yego. Banza noneho muri episode ya 2 sibyo ukore indirimbo. Yego. Y'igiswahili. Yego. Bati turebere muri za ndirimbo z'igiswahili akore mimwe. Then ndabona akajoro kaguyemo ukuntu urakora mimwe sibyo. Then anglais akandi karimbo kamwe. Anglais. Dita twigendera. Nzambe monene atonda nanguya abachela kanga na mipepe mabe. Nzambe monene atonda nanguya abachela kanga na mipepe mabe. Oh monene 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 na mipepe mabe. Nzambe monene atonda nanguya abatela kanga na mipepe mabe. Ah monene monele na mipepe mabe. Nzambe monele atonda nanguya abatela kanga na mie. Nzambe monele Nzambe monele Urakoze cyane. There is a race. Kuko bwije. There is a race, okay. Nta kibazo. Kubona ariko bakumva audio. There is a race. There is a race, okay. Oranzegeje. There is a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be through. There is a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be through. Yeah, arirushanwa ngomba kwiruka ari nzinzi
yes yari EP ya kabiri. Ni kuri Lang Media, kora subscribe, share ndetse usige na comment ku kiganiro. Let's meet to the next EP. Ciao ciao. Ciao ciao.